amakuru angeraho nyuma yuko ngiye kubabwira ibirego mu birego bitandatu batubwiye hiyongeremwe ibirego bikurikira. Uwo bita Nana cyangwa Natasha kuva muri Australia, amakuru ambwira ko ikirego cyamaze kugera muri RIB, yamaze no kwishyura umunyamategeko kubyo Jihad yamukoreye. Ahangaha umuntu bita Irene Murindahabi yatanze ikirego agitangiye umuntu bita Vestina ngo bitewe n'ibyo Jihad yabakoreye. Amakuru yarayangezeho nuko umuntu bita Bruce Melody ngo nyuma y'ibyo yakorewe na Jihad mu minsi ishize yo kumuhungeta no kumuharabika, niko birego biri kuvuga, Bruce Melody yafashe umunyamategeko ahita afata ikirego acyohereza muri RIB. Kaboko aka umuhungu wa Kigufi aka Nyamunsi aka indyarya kurusha izindi aka umuntu ngo difata nishansemo kumva ko namwiyumvamo bikanga. Uyu mugabo nta kintu yigeze ankora, ariko nashatse urukundo rwo kumuhanarura. Ariko akunda umuntu urana cyane, ariko ubona umuntu ukamwiyumvamo cyangwa ukamuharara. Nabonye umuntu numva kumukunda urukundo narushaka ndarubura, numva ntabwo ndi kumukunda pe, biranga nta kintu yigaza nkorera. Ariko impamvu umwanzi arakangwa nawe abahuye n'ibyago. Uyu Munyamunsi reka no muri ikintu kimwe uretse nkubwire, narabivuze ariko nta impamvu yo gufata iyo mpishe nkagira ibanga, nta mpamvu yo kugira ibanga. Uyu Muhambirwa yafashe umwana wari uvuye mu nkambi ahantu bita Mahamba bro, umwana ufite impano kimuha interview. Urimo kunyumva bro, amaze kumuha interview kabano umwana yari afite impano namushatse kabura, arangije ahita mubaninga n'ibiganiro bivanaho, arangije aravuga ati abanyarwanda bafite impano ni menshi, tegereza uzahungo kuzaririmbira iwanyu. Yesu Kristo uwo ninde? Yesu we uri kunyumva bro? byabaye koko byarambabaje n'uyu munsi, byarambabaje gutyo. Niyo comment yakoze umwana ahita mubaninga. Yari umwana, ikiganiro ndagifite, ikiganiro ntabwo yabivuze mu kiganiro, ntabwo yabivuze mu kiganiro. Niba munashaka kumwakiuzinga cyangwa mvugize izina rye uwo Muhamba, ariko reka nkubwize ukuri bro, ibi bintu umuntu wabibwiye yarabimbwiye, barabimbwiye kuko umwana ngiye numvaga namu approachinga umuntu arambwira ati impano impunzi igira impano, nategera zaho ngo kazaririmbira iwabo. Abanyarwanda bafite impano bangana bate gutyo bro? Iyo urumva narababaye n'uyu munsi. Reka nkubwire ubwo ngone wagiye kurega Jihad, yagiye kurega Jihad, yagiye kumurega bro, byarandiye. Uraka umwana bro, n'umwana ufite impano. Namwe murebe umwana w'umukongomani, muzagende murebe umwana w'umukongomani. Dore hano hasi ngo I know that too, murabona ko abantu babizi. Narababaye byaracenguye. I'm not gonna give you a peace until God the Father najube. Umva, narakuzinutswe. Reka nkubwire nani ikintu cyose buri umuntu uzagirira urakagirira umutima mu muntu ufite aho yishima bane gufatanya umuntu n'agahinda n'akababaro. Umwana wiviye mu nkana umuntu mufitanya amabifu God. Yes, ariko umwana uja kugana ntabwo wasonga impunzi bro, umwana uja kugana no kubera ko ngo ari impunzi. Come on man, ukavuga ngo abanyarwanda bose yamwe. Ndakubwiza ukuri narakuzinutswe. Ntabwo ngiye nkunda community yanjye, ndayikunda and I'm proud. Urumva nubwo nzanga nkagira, ntabwo ngiye murabizi iyo bivuze ngo mvuga community naho navukiye, ariko ngiye murabizi ngo dufata ndi pastor, I have no country, I have no nationality. Ndavuga nka Godfather, keretse umuntu ukoresha platform za Godfather afite akomoka. Wenda niyo mpamvu amarangamutima mugarura akamuhuza na Godfather, kandi abagomba kumuhuza na Godfather. Genda umunyarwanda kazi bro, wowe amajina. So I have no country, I have no ngiyewe Godfather nka Godfather, ntabwo ndi umurundi, sindi umunyarwanda, sindi umukongomani, ndi pastor. Niyo mpamvu uzareba I support everybody ahangaha. Ariko uramuje ukoresha platform za Godfather afite akomoka, afite nkuko uri kwikiribwa ngo umunyarwanda. Turi kumwe? So ariko Godfather nkangaha, niyo mpamvu I have to treat people mu buryo bungana, mu buryo bumwe. This is the social media, ntabwo nzazana identity no kuri social media. Turi kumwe? Ibi ngibi
ariko uramuje nukoresha nari ya Godfather afite aho komoka, afite aho komoka pro kandi ni proud yaho, afite identité. Ariko Godfather ntabwo ngiye nshobora kuzana ngo nikremenye nk'umunyarwanda, ngo nikremenye nk'umukongomani ka Godfather oya. Niyo mpamvu inkuru y'Uburundi nyivuga I'm social media influencer, so you can ntabwo ushobora kugira identité cyangwa ugende ngufate ngo wikremenga ahantu. Niyo mpamvu uzarebe niyo kuri Twitter nobody ushobora kuza ngo afate president w'u Burundi amutuke mpita nguhanyuko, ntiwafata president wa Kongo ngo mutuke, ntiwafata president w'u Rwanda ngo mutuke. Ibingi abantu bagomba ku understanding. Turi kumwe? Ubwo nibwo bunyamwuga nyamakuru. Kumwe? Rero ibi bintu uyu muhamba funi urukunyumva bro, umwana udafite no kubona tiki mugeza imugezaho abayiteguye nk'amezi angahe kugira ngo ayisaba yibone, akakugera impe ugashima impano ye ukavuga ngo abanyarwanda afite impano ni benshi ngo azareka ihunguka azabirira imbere wabo bro. Yana Sharimani Ko Godfather ibyo bintu byarabaye koko serious like buri kuri muri comment bari kubyandika se ngo barabizi, ariko se ijane no kubizi ngewe ngira mu nyangire cyangwa ngira urwango. Hari ibintu ngera ashobora kugira Godfather abantu kuntu bateye, abantu kuntu bateye, iyo wizamuye ukagerayo bagukomera amashi, iyo babonye uri mu byago cyangwa ari kikubayeho. So rero icyo kintu kimara kuba narakwanze urukumva ngera ngo njya kuvuga kira kintu cyarambabaje, urimo kumva kimbabaje, ndavuga nta kure nta kindi nabikoraho, ariko reka nkubwiza ukuri ntuza jewe umuntu wese uri wiki, umuntu wese ukeneye ukuboko reka mazi ikintu kimwe gufata urutugu rwawe ukarohereza mugenzi wawe akaruruhukira uri gutwaye iki. Yabibwira abantu hano Janine aya masaha ntabwo gore baga yavuyeho tubizi none uza nafashe ndabwira abantu avuga ati social media hanga higira amafaranga ni muze abana b'abakobwa ni muze mukora ama content mureke gutanga imipuri kugenda mugatandaraza mugatunga telefone mu bitsina byanyu mukohereza aba diaspora kabareza $100. You can make this man on this platform. Ndabibereka mbanza kunyura hirya no hino mbabwira ko ari umwana Rwamagana ngafata byose ndabibereka. Turi kumwe? Ariko umunsi ko nkorera amafaranga mwagize ishyari murakatumba muzagira ishyari Godfather murabona change. This is me. You can change anything ku igeno ryanjye. Turi kumwe? We are the hustler. Wowe urabizi uranzi bro. Twatoba. Turi kumwe ku buryo nobody ariko ngiye nkavuga ni it's okay. Kubaninga abantu basigaye bazana ngo ntabwo ngo namukanda huraga kandwa amaso avemo uzanga kunkandaho hano. You know gonna brace me ariko reka mbabwire ukuri. Ibyo mwakora byose check in my gallery. Ntabwo izi social media I make money on these social medias menshi, ntabwo nababwiye ko hari uburyo 13 bwo gukora amafaranga kuri TikTok yonyine. Ntabwo ari ubwo hostinga gusa. Turi kumwe? Ntabwo ari ubwo hostinga, hari uburyo burenze bumwe 2 3 4 5 kugeza ku buryo 12 na 3. Ubu ngubu ni bumwe muri bwo. Ariko umuntu wese ufite umutima w'umwijima niyo mpamvu ngiye ntajya ndabameshoninga kaza nkavuga ati Chita ntabwo wakabafashe umwana ugiye guhabwa akazi na marishari kuko umugirira ishyari kandi atera kutwara ku mwanya uriho. Ariko kubonye umwana ufite platform YouTube channel ugwifatafata bagiye guhereza 50 yishyura inzu ukamugira ishyamba bakamwirukana. Why? Teka nkubiza ukuri. Nyiri rohombi imugwisha ku gasi, rohombi gwisha nyirayo ku gasi. Romba so breaking news kare garukire mu nkuru ibi bihamba babinyuzemo nyine kamera kanzamukana. Urimo kumva amakuru angeraho nyuma yuko ngiye kubabwira ibirego mu birego 6 batubwiye hiyongeremo ibirego bikurikira. Uwo bita Nana cyangwa Natasha kuva muri Australia, amakuru ambwira ko ikirego cyamaze kugera muri RIB yamaze no kwicira umunyamategeko kubyo Jihad yamukoreye. Ahangaha umuntu bita Irene Murindahabi yatanze ikirego agitangiye umuntu bita Vestina ngo bitewe n'ibyo Jihad yabakoreye. Amakuru yarayangezeho nuko umuntu bita Bruce Melody ngo nyuma y'ibyo yakorewe na Jihad mu minsi ishize yo kumuhungeta no kumwarabika niko biri kuvuga, Bruce Melody yafashe umunyamategeko ahita afata ikirego acyohereza muri RIB. Game over. Ariko ndagira nti
dore hasi abantu mukurikira ama YouTube nibyo Jihad yahungetse Bruce Melody muri iminsi ishize. Jihad wihangane kuko ndikuvuga bitatwaye n'amatwi yawe nakora nani Janine wihangane igisatsa nagera ngara mwihangane ndabizi ko mumukunda urukumva urumva uyu bamwita Fiona kubera ko Jihad agenda agarukaho no kurega ibirego bingana gutyo kubera ko iwe niba ari kumubeshyira cyangwa se ni kubera ko iwe abindiri cyangwa se akoreshwa ibyo byose akarega ibyaha bingana gutyo yaba ariko kazi yakoraga umva nakamubwira ibya Jihad uriya ngo kubera ko bazi ko nyine adashobora kwivugira cyangwa se ngo abe yasohoka ngo avuge buri umwe wese aravuga ibyo ashaka ubu nabahaye rugari nababwira Nese baramurega ibirego bidafatika ibi bintu abwirwa n'iki se tuzabimenyera mu rubanza rega none subaka kanya ko buri umwe wese aravuga ngo nzamarare uriya waje kwitakuma numba ari uwo nguwo nana yavuze avuga ngo yareze Jihad ntibari basabanye imbabazi byose byarangiye umukobwa cyashaka mu Jani reka nkubaze nose baramurega ibirego bidafite bishingiye nabwirwa n'iki ko ntari kumwe nawe none se abamurega ntibafite ibyo barega bashingiyeho uretse mubwire ikintu ugomba kumenya nani Janine Amag the Black asabye imbabazi arangije uretse gato ngombwa kumenya ngo na DJ Felix yagitanze so nukuvuga ariko reka ngubwize ukuri yapfuye ntawe utayishunaho nukuvuga ngo Amag the Black asabye imbabazi urimo kunyumva arangije arazisaburura imbabazi bazisaburuye nabwo rero sibyo uso watanga imbabazi ukisubira ku mbabazi ngo kubera ko abandi bari kurega yego none bazajya baza bisubiremo none imbabazi barazisaburuye yego ariko se ko muri guhigima ariko reka mbabazi ago difa ibi bintu biracyanganyikishije umuntu bamurega ibirego bigana gutyo nabamu babareba gasaba bakamubabara bane barukumuhabara siba bavuga ko sakagambana haraza kuzama akagambane nawe nta kintu biratangazwa ibiregaregwa ibyaregwa nibyo twumvishe n'ibirego bitandatu no mu byaregwa nta nubwo ari byo yafatiwe so nta nubwo ari byo byatumye yijyana ariko biramutsindagira umva hari ugufata icyaha runaka nagira ngo mbabwire ko uwitwa wese ngo aramuseka uyu munsi uramuseka amajyepfo ejo azaba guseka amajyaruguru ntawe umuseka ariko turi kwanariza ibiriho ibyago bya mugenzi wawe kubera ko buri umwe wese ari ku isi yanyagirwa isi ntisakara reka gutega abantu iminsi tuvuga nta minsi mbatega iminsi isa narabari none kunyagirwa se uvuga ngo abari ku isi ngo bose banyaye se none se nturi ku isi ntabwo imvura igwa buri munsi niko uzajya uhora ubona aho uvuga amata banza wumva hariho kwanariza ibintu abantu bakarebera ibintu hamwe ukavuga ngo ibi biregaregwa urumva ureke kwiri gutuka abantu ngo bamugire niko bimera umuntu iyo umuntu ari umusitari cyangwa ari famous iyo agiriweho n'ikintu kimeze nka kiri hari abamwanga hari abamukunda kimwe n'ukuri kuvuga umuvugira hari abandi noneho baraje ntabwo yanumye hano kumuvugira ntabwo ndi kumuvugira nta wavuze ngo yagutumye inshuti ya beza niko bamusubiza buriya byo ntabwo bigize icyaha bamukoreye nose Jani we n'iki wemera ko Jihad ashobora gufungirwa ubona ari fact icyo yakoze ubona yafungirwa nta kintu navuga kuri Jihad ntabwo ari umwicanyi si umurozi ntawe yishe simple bibutse ko umuntu watanze ubuhamya ari Semuhungu nta mahoro nshaka ninde watanze ubuhamya hari umunsi nawe uzagerwaho hari abasakaje amashusho y'undi yambaye ubusa sha ego namwe turabyicariye biriya bintu erega byaje hano erega dore kabikwereke abantu dore bantu reba hano reka nkubwire Jani soma hano soma erega jo harahiye soma abohereje viewers somera hano ese ubwambure bwa Jihad yambaye ubusa siwe wabinyohereje si wowe wabisakaje ko ufite témoignage za benshi sinasetse ndacyabifite Jihad
rero kisha make rekeraho ariko se uretse gato ndakubaza wowe irunga nibi wowe irunga twiganye nzi cyangwa bampinduriye tafuka none si ibi bintu byanditse nk'ibishere banze Tomi Kinyarwanda n'umutwe n'inkuba nta Kinyarwanda soma somera ime nawe ntabyo urabona some ntuza kunsuzanya basomeza message Somejeze. manuka gasomwe na nyamunsi ndose ubyajyanga utashobora gusomeza muri digite Avesari. Kandi nsome. ariko man Abazi godifa. Umunyarwanda n'undi bashaje wajya waramwigishije ugafoma Toma mani somara kakuza kundi cyagaraza Gasubwa mbere byagiye yambaye ubusase wabunyoherereje. komeza Irunga uranyumva. ndakumva ine nakumanura byikorere tafaka Akose godifa mbabariye. manzi yo kuryama isomerera numara gutapika nk'iyo kumugaruka tafaka kandi reka no listen reka de nisomere ahangaha umuntu bita Eric Semuhungu yoherereje riri pupe voice note imukanga kamanze nyibakinire yego yangezeho ariko se ngiye muranzi amaze kumwoherereza voice note yashaka kumubwira amukanga ngo va mu mihanda ngo va mu bya jihadi reka mbikine ariko gode fatangira umunwa reka mbabwira ikintu kimwe ikintu mugomba kumenya mukagisobanukirwa munyumve neza cyane 5 years arayirya zamuka ashyira muri request 5 murabyumvishe 5 years arayirya aha J Baba what's up good buddy meze fresh nyuma yo kumva ibintu ushingiye ku kivuga ko jihadi aza gufungwa 5 years none takubwire sibyo yego wewe kuri n'ukuri ikinyoma ni ikinyoma jihadi yaregwa n'abantu badafite evidence benshi jihadi aratumwa gutukana jihadi bakamuganiriza bamuhereza warning nyinshi yaraziriye bafite rero ikintu z'igitabo cyari gisanzwe kiri hariya bareba bamubwiye ukabyara yabirenze ntago ashaka kuva muri brigade. I'm sorry to say this, nanjye ni inshuti yanjye jihadi n'umujama wanjye ariko ntago yabivamo hariya deja bamaze kubishyira hanze gutya bakavuga bati twaramubwiye kenshi bro forget. uravuze ngo amanutse amageragere ndi hano ntago mbimwifuriza ariko ubyumvise warning nyinshi yagiye ahabwa man urabizi bagiye bamuhamagara hari igihe bamuhamagaye batubyigukana abantu bakurikirana entertainment yo mu Rwanda na Gateka Brian bamubyibuka bakabahamagara bakabagarura ikibazo cy'umuntu bita Fiona yes kuri kese y'umurundi wakundaga na Fiona umurundi n'ama audio narayakinnye umurundi ngo yakwiye Fiona ngo Fiona waragenda afata credit card yose arayikoresha yarangije umurundi afata amafaranga ngo ibivugwa nicyo cyagiye mu nkiko iyi kesi igarutse inshuro 3 amakuru mfite imena ashobora kuvugira accumulation no kwakimila ibyaha no kuvuga ngo ahangaha uyu murundi mu diaspora utuye Vatican i Roma yafashe amashusho ya Fiona ayagira ate ayahereza jihadi ngo we na Brian bayakangisha nde Fiona. I remember iyo kese yaragize yarasakuje cyane ndabyibuka kese reka nari ngirimo kese ma YouTube abagabo bamurangira barabyumva ntabwo babyumvishe umva ikintu cyabayeho jewe kese yangezeho ariko noneho niba ndabyibuka nakiniye n'amajwi ntibuka nkina amajwi y'umukozi wa Fiona nabyibuka I remember ibintu birasakuza ariko nza gufoundinga out ko murundi yishuye abantu amafaranga ngo defata turi inyuma niruka urumva
so iyi kese yanze kubabarirwa wumvise bayijyana mu nkiko nkiko murangira yavuze wumvise yavuze gusa mu gusakaza amashusho ya yampano oya hariko n'andi madosiye yakimiye ibyaha byinshi reka nkubwire dufate dosiye yafata ku mavuta sibyo fata ku mavuta baramubwiye please ntabwo fata ku mavuta yafunzwe kubera The Ben ibyo tuba tuvuga ngo The Ben no byari bimaze kuba too much hereza akagusobanurire harimo kese ya Meddy urumva harimo kese ya Nobja bamubwira harimo kese ya Nobja harimo kese ya Muyoboke harimo kese ya Bayingana harimo kese ya The Ben wumva abo bantu harimo abantu benshi bro hariho kese zimwe bashobora gutolera watwanye n'umuntu ibyo ni ibintu bisanzwe sibyo ariko bimaze kuba too much bakabona bimaze kuba black sheep in society hari bavuga ahantu mugomba kugenda guturiza ni hariya n'ubundi twarakubwiye inshuro nyinshi ntabwo wumva so icyo gihe umushinjacyaha rero araza akabigushinja kandi bikagaragara hari amajwi hari wowe amajwi yawe hari na video zawe uri kwikangira abantu ngo ndagutuka ngo ndakwereka birahari uravuga ndi Jihadi nama video yakora kuri YouTube ati buretse ndaje ndagutuka ndagutokoza yego so wowe uvuga ko ariko rero ahangaha ngiye nikanzemo none so bigeze wumva amadosiye yose bariya batipe ba Wakabi John Wakabi basakaje amashusho sibyo yego niyo dosi nibyo byonyine babareza sibyo yego Jihad se unawe nibyo gusaba mureze nibyo wumvise bamuvugaho none se Jihad ni umusare kurusha John Wakabi wapi none se bimenye nyine ibi bintu none ko bigiye kugira Jihad hagombaga kubaho gutuza okay bari hagombaga gutuza kubera ko baramubwiye iyo bakubwiye inshuro nyinshi asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na dunia nibyo ngibyo I'm sorry ntabwo mwifuriza ikintu kibi tugize amahirwe tukabona avuyemo wenda byamwigisha isomo ariko byari too much bro mu warusiga ugira n'umuntu gatanga ngo ndishura Jihad tubaguhe nyoko ngo ndishura Jihad aguhe nyoko uri kumva ujabuka kese nigeze kwesurana na Janine iwawe kuri yagose yo mwana bari bafatiye Bukavu ntitwabirangirije hariya yaragiye Jihad yaraje akorera live nk'eshanu ari kunuka ni ukuvuga ngo urangira kwishyura of course bro umva rero abantu amakuru ariko nanjye ngo dufatangira umuntu ariko je naramamaye ibi bintu urabizi neza ngo wapi bro ngo ariko nguri n'inshuti yanjye birangiza ngo ahita kupa live mubwiye ati ibi bintu twarashwanye birarangira bro reka kubigira ibintu birebire kubigira elastic ahangaha rero bimeze gutya ndashaka kugira ngo ikintu gitangaje buriya ya mpano yagiye kurega Jihad muri RIB urimo kumva ya mpano ntabwo yari afite details urumva no bari babi oya ya mpano abantu batamenya amakuru ya mpano kugira ngo Jihad yisange muri ibi bintu ya mpano ubundi bashatse gukora blackmailing muri iyi case ya mpano kuko bafashe amafaranga basabye ya mpano 2 miliyoni kuri iyi video ariko noneho bayashyira muri context ngo yo gusaba ngo yideni ngo kubera ngo ngo ntuza bakoranye Pazo bakoranye noneho ya mpano Pazo kuko yaramaze gutanga amadolari 500 buri hari ikindi kintu mutazi umuntu wateguye bino bintu byose ntabwo yigeze anavuga muri iyi case kandi n'umuntu watangiye ikirego wa mbere ntabwo arafata no mu diaspora muri case ya mpano niwe wasunitse kugeza n'amashusho agiye hanze umuntu diaspora samukula ega amatwi ariko yatangiwe ikirego umunsi azabaruka azahita bamujugunyamo rwose manza wumve rero bari kumurabura uko byagenze niwe batangiye ikirego agomba kubimenya abimenye ko bamutangiye ikirego ariko sinabwiye izina rye ngo niwe wabikoze ibi bintu bya mpano harimo ubugome kuko hajemo n'indirimbo ngo hari n'indirimbo nibivuga nyir'ubwite arabyumva ngo basabye ko uyu mugabo ngo afata ngo indirimbo yari yakoze urimo kunyumva
ngo ayihereze abagabo b'abarundi babiri bayikoreremo iki amashusho undi arabyanga baravuga tuzaguhana ya mpano bamanje kumutegura umugi bamwesha urumogi uriya mudamu aravuga turarangiye sheri va kuri ibyo bintu va kuri uyu mwanda ya mpano urumogi aruvamo aragerageza no kwa muganga afata imiti aragenda kwa muganga babimukamuramo iminsi ibiri yaranyoye urumogi barabunyesha live na puzzle kuri hano kuri TikTok nyine kunafasha abahanzi numva n'umutipe uzi imihanda nyine ubizi wabaye Uganda n'iki ariko numva n'umukazo cyo gufasha abahanzi numva ntabwo ari kuvuga ya mpano neza ni kera tuzigiye yarakimara gushwana rero ndabona hurira nabyo amakuru avuga ko nani puzzle urukumva yafashe Jihadi afata K-John nk'abantu bafite media cyangwa bafite platforms abari bo yohereza kwa ya mpano kugira ngo bajye kumwakira miliyoni 2 ari amashusho ntaje hanze urukumva K-John si blackmailing ndio manza wumve K-John abikimara amafoto ngo bagiye kurya umuceri kwa Clapton ngo yereka abanyarwanda barimo Juga amaze kujya gutanga ubuhamya muri riba makuru mfite amaze kujya gutanga ubuhamya inshuro enye bari kubutanga hano kuri live yawe yaraje hano arabivuga ribi bayabikakiye John niwe master wo gusakaza amashusho y'abantu bambaye ubusa uribuka kuri Shadibu nawe uribuka Shadibu mukecuru ndakujije urumva nyine namubwiye ati ndakwanga gihe ntacyo ntabwo gitwara ariko ndakwanga warampe mu kintu kandi wari inshuti yanjye yari inshuti mu mashusho yashyira hanze umva uzi icyakurikiyeho K-John ngo ababyeretse banjoga baramubwira ati rero ibi bintu bigize icyaha bisibe ngo K-John aravuga agiye kubisiba ntiyabisiba uwo ni umwe Jihadi rero Jihadi nawe ngo abahurira ya mpano Nyamirambo aramubwira ati ya mpano ugomba kwishyura pazo amafaranga ye bitari ibyo bizakubaho byirengere wumve ubwo ya mpano asanga Jihadi nani ibintu bya hatari we yaraje manza wumve ubwo ya mpano arigenera ese ngo difada wowe uri kuruhe ruhande uri kiwerewere ifu amamwe umva inkuru gakubitwa n'inkuba na wasense uruhande sana ngana amashyaka ari kurwana waki buraburyo we so icyabayeho mu nyumve ahangaha ubwo urukumva K-John nani ya mpana bamaze kumenya ko Jihad afite iki amashusho ibyo nibyo bagiye iruhande noneho ubwo umuntu bita cyagiye bikimara guturika bigiye hanze bikimara kujya hanze ariko natanda arama iriya screenshot ijya hanze umuntu bita ya mpano yashatse kuvugisha Pazo yanga kumuvugisha ahubwo amwoherereza Jihadi n'umuntu bita K-John ngo bamuvugishe we ntabwo ashaka kuvuga nawe yari yamuborotse afata umutipe ukora muri mwisibo ni Jadoni hari umutipe ukora mwisibo pana Jadoni bamwita n'uyu mutipe bamwita uyu nguyu uyu mutipe ageze kujyana bifu na Knowless ninde wapi Lema yakoze mwisibo we kera na banuza na bapita wapi akorana na Nuza akorana na Filipita bamwitana Babu thank you bamwita Babu Jana hano yitabaza Babu aravuga ati mpamagarura mujene asibe biriya bintu uzamuka akabano asibe biriya bintu Babu ahamagara Pazo ntuza ari hehe nani araho ya mpano yicaranye nawe ikiganiro bagiranye barakirikodinze ndashaka wumve ahantu abantu bahugukiye uyu munsi ndabena umuceri abantu murahita mumenya example zamuka cyemini kabaragiye mushyire muri request ndi kuborosa ibintu biri kugira wowe kemini ongera ushyire muri request ntabona nakubonye nandimo koza mail abantu ntabwo ndi kukureba okay hari nk'abantu hano abantu bamwe udafite amazina ntazi icyo mwakoze get out here mani ni kuzamuka kuri pano ya God Father ugomba kuba hari icyo wakoze cyangwa wakoze kuri Go
pombafu zenu. Okay, twagiye kaba nozamuka cumfura ya mama hano bagene abantu bazima bashobora gutanga ibitekerezo abandi mujye mu babafana no sense kandi mwese mwandikemo Boss Lee Queen of the niba mureba kuri ara hejuru murebe hejuru ara hejuru impande abantu 650 rero umuntu bita Boss Lee adropinze ibihumbi 41 bro. What's wrong with you people? Tuvugiki na kiki nsibabwiriki nama mukaza kubwanuka mwese mwandikemo Boss Lee reba hano bro si reba ibihumbi 41 mugikitageze mwisa. What's wrong with you? Muke muceceka shushu ni muri mukazi zamuka abantu bagufollowing gusa unzamukira abantu bakumfollowing, that's it. Okay, munyumve neza cyane aha hantu jihad ahurira he nabyo. Jihadi yafashwa te kubera iki jihadi yafashwe nicyo kintu abantu badasobanukiwe bakababwira ukuntu yafashwe. Noneho ngo bahuriye na ya mpani Nyamirambo, wumve ahuriye na ya mpani Nyamirambo ikintu cyakozwe niki arabimubwira ya mpano araceceka. Naringeze ahantu ya mpano yahamagaye nde ya mpano yahamagaye yitabaje babo kuko Pazo yari yamugize ate yari yamuborotse ahita amuhamagara. Amuhamagaye Pazo yimeninda urukumva niba ya mpano yari yicaye ruhande rwa telefone bashyize round speaker that why he was recording mvugira ngo kari kodi hari ukuntu abantu bahubagurika. So aramuhamagara ya mpano yamushubije ya magambo ngo nako uravugana na babo aramubwira ngo nashakaga kumukanga niyo mpamvu nashyize screenshot hanze ariko video ngiye kuyisiba ntabwo nzayisakaza. Murabisobanukiwe? Yaramaze kwituritsa yaramaze kwirangiza. Icyakurikiye ni kiragiye Pazo akubwiraga ngo uri kumubaza ibintu ushaka kumufungisha yarakoze ayo madega. No mbere muri icyo gihe nkibona screenshot y'intuza naravuze wasanga uyu mwana bagiye kumurangiza. Kejo arampamagara Kejo namwita screenshot ndamubwira video irihe arambwira ati video ifitwe yisabe Pazo. Urukunyumva? Turakumva. Ndangije mpamagara Pazo arambwira ngo ntayo mfite. Mpamagara Kejo arambwira ati we Muhammad $100 arayiguha. Ndamubwira mfite audio bro ndikavariga ziri audio ndazifite. Kejo arambwira ati ndabifite biri yanyohereje voice note ndabyanga ariko simbifite reka ngende njye kubireba. I think ariko se ndabifite ariko ninde muntu ukavariga ntuza ninde wazi kavariga mu bikunde. Noneho mpamagara Pazo kuko we abizi neza ko nashobora kumwaka ama video kugira ngo nyasakaza ngo nashaka kubikumira. Pazo arambroka arabyanga ngo yaraza ubuza abantu. Pazo abyanze aranambroka. Noneho babonye nakomeje kubyirukankamo nakomeje kubishegeramo nibwo bahise bazana triki baravuga ngo Godfather ngo rega ngo nta video ngo turashaka gutwika. Urukunyumva ati ya mpana afite iki indirimbo ngo rega nubwo Pazo yatandukanye na ya mpana ngo nta kibazo bafitanye wumve. Noneho ariho ako shaka muri tugato iyi nkuru iraryoshye kamanze ndabamborosa isikigawe reka baye ndaza kuborosa nyuma sikigawe turi ko ntabwo banenda gusoma reka manze bahikwe kwinkuru borose nurangiye duheti Yego kandi ukunda no kuzibara. unkunda ku ke Barakuru. Keminike akunda kuzibara tubara n'ubwenge cyangwa ndahubagurika. Oya ni ubwenge nubwo harimo amakabya nkuru. Amakabya nkuru ngiye ibyo nkubwira ibyo ndi gukubwira reka nze nkubwire Abarimo oya ntabwo ari ya nonaha wenda nizi arizo. No brother ntabwo ngiye ngo dufatanye ngira ubukabya nkuru kuko nahamagaye ya mpano muzana kuri live ya mpano yaje hano yambaye igituza hejuru bitewe ku n'uburyo yararakaye yaje agatuza kari mu kirere reka mukwereke ntabwo mbeshya
Good foto ngiye bahereza ngiye mafite ikintu bita archive ntabwo njya mpubuka reba hano si hiya uretse gato ntabwo njya mesha kimenike ntabwo mpubuka let me show you ntabwo mpubuka ubundi ribu yikubitse icyumweru iri foke ibifite amakuru uretse gato menshi cyane uretse gato bura hari ikintu mutazi ahantu no nkuri ribuze kurangirira nibwo umutima uri buze kubavamo let me show you muraza kumirwa hano harimo ibintu harimo intambara ziri kurwana n'abantu ngo bigeze guhemukirwa muri cyo muraje mwumva harya reka mbabazi ibintu biri gukururana ko muri buze kumirwa mwemetse mwumve ariko se imashini kanze nkoresha telefone reka nze nkoresha telefone sha ibyanga reka nkoreshe telefone ngo uri imana ya kandi karyo uri imana ihindurira ibihe mwese mutapinge screen kugira ngo bikunde tapote nze mbereke fata kuri 17 wayibonye 17 Pro Max ugeraho ngo Pro Max na mu Rwanda tugura pushete sha niko okay so ndabona amashini biri kwanga kanze nkoresha Pro Max tugura za pushete kanze nkoresha Pro Max uretse gato paka na keyboard tega hano uyu ni yampano nagiye kubona ndi kumwe na papa cyangwa screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwa tavuga ati reka umutwanye nahise avuga ati umuntu uzi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo ni uzi video uzitanze Pazo mpamagaye usanga yamborotse nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati izi video noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize kumva ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo urumva umuntu telefone amabanga menshi abarimo sanga telefone yafashe kopi ya telefone ayimurira muye kubera ko YouTube no kumpostingira amavideo email yanjye yari iri muri telefone ye yo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitaza bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite nuko byagenze mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze ibyo bijyamo ikingenzi nuko nawe iyo mpano igifite so ahangaha iya mpano akimara kuza akapamiriza ko atari agatwiko ahubwo izi video zihari nibwo nashyize igitutu kuri Pazo kugira ngo ndebe niba izo video zihari koko urumva yaramaze kumpamiriza ko atari agatwiko ahubwo bashaka kumurangiza uyu mutipe Pazo nibwo yagize ate aravuga ati uyu mushenda arashaka kumfungisha Godfather nibwo yagize ate nibwo yahise ambroka nibyo yagarutse ejo bundi ngo namubuzaga amahoro nshaka kumufungisha ahangaha nimuza gukurikirana muri kumva niho urumva ko uyu mutipe yagiye kureba Babu kugira ngo bahamagare uriya mutipe areke gusakaza ibyo bintu mutega amatwi mwumve tugaruke rero hano nyuma kuri Jihad uyu munsi navuye kuri bamenuri umuceri urukunyumva kuva icyo gihe uyu mutipe aza kuri live yanjye ntabwo yagize amahoro kejo niramuhamagaraga Jihad yahuriraga nawe Nyamira bakamubwira ati hereza uriya mwana miliyoni 2 ubone gutuza bitari ibyo uzirengere ibizakubaho ngo niyo magambo Jihad yabwiye ya mpano turi kumwe ejo bundi rero bisoka bakimara kubituritsa bakimara kubara kira gitaramo kigiye kuba urukumva
Jihad yahise bipostinga kuri state ntabyo nabonye. Yampana aramuhamagara aramubwira ati Jihad nta n'umutima wa kimuntu, ati cyo nkoze ni ibiki, ati nta mutima wa kimuntu wangirira, ni ibiki uri kunkora. Urumva ko nyumva ngo Jihad atangira kumubaga ariko anamurikodinga, Yampana ahita amukupa. Ayo abantu ntabwo bari babibonye. Hari abajene ngo bakurikira ngo bafollowingaga bafollowingaga Jihad, apana kumufollowinga kuko bamukunda, ahubwo bareba buri kantu kose postinga. Hano hakaba umuntu ngo Jihad yakoreye ubugome bukomeye cyane, afata ubwambura bwe ariko igitsina cy'umuntu ngo bagita imihanda. Uwo muntu bimugiraho ingaruka, yirukanwa mu gihugu yabaga. Uyu muntu tukaba tumuzi nk'umuntu iyo bigeze ku kintu cy'ikimenyetso cyangwa kuzakora revenge arafata n'ikimata. Genda gake. Ejo bundi rero amakuru angeraho ngo bafashe Yampana ageze muri ribu avuze kuri Jihad, baravuga ngo ibimenyetso biri hehe ko yapositiviza ibyo bintu. Yampana nk'umwasama nta bimenyetso yari afite. Urukumva Yampana yari yahungabanye, ntabwo yigeze anabona afata screenshot cyangwa akora amarikodi kuri WhatsApp ya ntuza ya Jihad. Yari yatambutse. Yampana ngo areba hejuru, ako kanya haje umu agent wa Yampana bro. Aravuga ati uyu mwana yahungabanye, mbega amatwi, ati uyu mwana yahungabanye ribu, nje nk'umutanga buhamya warebye buri kimwe cyose nkiherera nkarira, nimwakire. ubwo yarabashyiriye ibimenyetso, yabatwariye ikintu bita ikimenyetso cyose cy'ukuntu yapostinze, niba ngo stati zose yarazifite. kandi buriya Godfara kandi kana abantu batazi, aravuga ati nge umutanga buhamya ntabwo ari we wenyine, dore 1 2 3 4. Uwo muntu ntabwo mvuze izina rye, ntabwo byemewe kuvuga umutanga buhamya bro. Ngo akimara gutanga ibyo bimenyetso bikimara kuboneka, ribu yateguye imodoka yo kujya gushaka Jihad Goma. Kuko Jihad yari Goma. Muri cya gihe ndabyibuka igihe bajyagayo, Jihad yari Goma, bambwira ko imodoka yari iriho abaribu bambaye amakabutura ya poshi bombe. Urimo kunyumva? Yafashe umuhanda werekera Goma. Urimo kunyumva? Ariko ngo bafite kamera scanning imodoka zose, bahuye ku buryo agasura ka Jihad ngo bari guhura n'imodoka ivuye Goma, ngo bigahita bijya ngo jwirwi, ngo noneho ngo bagira mistake, basanga Jihad yinjiye muri Nyirangarama, imodoka yari biratambutse. Abarimu bageze Goma, Jihad ageze i Kigali. Urimo kunyumva? Turi kumwe? Baje ku mupaka Jihad yasimbutse igipangu nka Sabe. Ndirimba Jihad no nawe kumufata byabanje kugorana. Wowe ki yasimbutse igipangu nka Sabe, ariko noneho Jihad kubera ari mu bugufi kandi abyibushye, urukumva ntabwo arabishoboye. Abaye gusimu buriya umunsi tuzabya operation yo gufata Jihad muziruka. Yasimbutse se bageze mu rugo iwe? Wowe ki ariko uri muzima? Yasimbutse nyine bageze iwe. Luka nukuvuga ngo operation yo gufata na Jihad ukuntu yari yitwa bima na population. Bima na population niko yitwa. Seriye kwambira ukuri, no kuvuga ngo nguko uko Jihad yafashwe. Jihad yafashwe hari ibimenyetso, kugira ngo ibimenyetso
ariko ibyo bimenyetso wabitanze muri kumwumva umuntu wari umurwayi wanze kumutubwira nuko nabwiye agent watubwiye ko ari agent ya Yamana ni mwiruka ndamubabwira nuko namwibagiwe ariko ndaza kumwiruka urukumva nuko situation urukumva ko noneho wibaze tugaruke gato community wumvishe ibyaha hano hakaba harimo mu bintu bigaruka kuri jihad ni izina ry'Imana njyewe jihad naramwihamagariye ndamubwira nti bro ikirego cyamaze kugera mu nkiko urabizi aravuga ati ndabizi ikirego muri birego byose ikirego cyakomeje kuzengereza aba bantu Brian na Jihad ni ikirego cya Fiona cyanze kuva mu nkiko anytime kizasomwa cy'uyu Murundi bivugwa ko ntabwo tubizi ntabwo tubihamya ko yishyuye amafaranga kugira ngo baharabike inde Fiona uburakari buramwica akoresha imbaraga z'umurengera aravuga ati aba bantu nzajyana nabo mu nkiko mpaka sizo tukubyumvikana buriya erekana kuvuga ku muntu mugiye kujya kubanza muri muntu mugiye kuvugaho ka Fiona jewe Fiona nari nzu wari we urimo kunyumva ngiye ka Fiona uyu Fiona urimo kunyumva muramuzi Fiona wa Marino utwinyamirambo bigeze kuza bajihad bakazana amavideo bakazana ama voice note y'umukozi yuko umwana afite atari wa Marino DJ Marino murabyibuka iyo kuko nayikoze umwanya muremure murabyibuka none bigute umara kumenya ko umwana atari wa Marino urimo kunyumva warangiza ugashaka kwatakanyina utazi nyina utazi se w'umwana usanze ari president utazi ari generali ngiye nkimara kumenya ayo makuru urimo kunyumva amenya ko umwana atari uwa Marino hari undi muntu uri gukekwa ko ari we se urimo kunyumva naravuze ati mbere yuko mvuga kuri Fiona manze menye uwo babyaranye ninsanga ari umunyamakuru turaburuka urimo kunyumva nkimara kumenya uwabyaranye na Fiona uwo bari kuvuga bari gukeka nahise ntangira gucinya inkoro ntangira kuvuganira Fiona niho abantu bamisinga point kuko njyewe uwo muntu nagerageje kuvugana nawe uyu muntu yaravuze ngo byanga bikunda muzahanwa mu buzima mujye mureka guhubuka so iyi kese ni izina ry'Imana ni kubugira gatatu numvishe murangira ayivugaho iyi ni kese ivuzweho imaze kuvugwa inshuro nyinshi bivuze ngo iyi kese yanze kurekurwa hananiwe kuganira ibiganiro na Fiona byaranze basabye imbabazi Fiona icyo ntazi sinzi niba aho none nkibaza DJ Brian yisanze muri iyi kese ati ahantu nibaza DJ Brian yisanze muri iyi kese ya Fiona ate ko bivuga ko uziko nka Brian yisanga muri ya kese yisanga muri ya kese kuriya bagenda kuri Instagram bagakora ama live bari kumwe kandi noneho urabizi umwe abavuga undi bamwikiriza so rero ari igihe biba ngombwa nyine umuntu agafata nk'ibimenyetso akareba ukuntu umwe ari kugenda amwikiriza amusapotinga kuri ibyo bintu bigasanga n'ubundi aje muri iyo kesi ikindi nuko buriya abantu bagomba kumenya buriya iyo ugiye muri RIB warigeze kujyamo uko abantu bamwe tujyamo iyo ugiyemo ibyaha bya mbere nyine babishyira nko muri archive kuriya nyine mugenda mukabisotinga uri kumwe n'abandi bantu iyo usubiyeyo rero bya byaha byose bashyize muri foda biba bihari bahita bakura muri systeme bagasanga uraregwa ibyaha 6 byose iyo bakohereje mu bushinjacyaha nabyo barabyohereza ku buryo uribuka wenda ntabwo ari ngombwa mu mentioning uribuka wa mugenzi wacu wigeze gufungwa uramuzi ariko yaragiye bamuregeye ikintu kimwe nyine yari yanditse baragenda basanga hari n'ibindi bintu yagiye akora barabishivinze aragenda byose arabiburana so noneho rero bikaba akarusho iyo wagiyeyo
bikaba akarusho iyo wagiyeyo noneho ugatanga statement ugasaba imbabazi bakakurekura. Inshuro ya kabiri iyo ugiye cyangwa ya gatatu iyo ugiye mu bushinjacyaha byose barabyohereza. Nawe wasaba imbabazi? Byose barabyohereza kuko urumva biriya bya mbere yagendaga ugasanga uwamureze aramuhaye imbabazi bariyunze. So inshuro ya kabiri rero cyangwa iyo bibaye gutya bya bindi byose bahita babifata, azabiburana cyangwa bazafate n'umwanzuro babigendeyeho. Nuko utabiburana ariko babigenderaho. Babigenderaho n'ubushinjacyaha niyo buri kukuburanisha, sinzi niba mujya mubasha kujya mu manza, baravuga ngo ku itariki n'iyi wakoze iki cyaha iki n'iki, kuri iyi ngiyi wakoze iki n'iki, biragaragara yuko ibi bintu usanzwe ubikora. Ibyo rero bituma urukiko rujya gufata umwanzuro rugendeye kuri ibyo byaha byose. Ndakuye. Buriya niyo mpamvu wumva Murangira yagiye aravuga ngo yakoze ibyaha ibi n'ibi. Biriya byaha byose rero bijya mu bushinjacyaha bikurikiranye. Hari icyo aba ari kuregwa ako kanya, ariko ubushinjacyaha bufata umwanzuro bugendeye kuri ibyo byaha byose yagiye akora. Turashize. Inshuti yawe uratanga amahirwe angana ate? Kubera ko akenshi ibyaha byo kuri social media kereka iyo hajemo nyine kugira ngo baguhe isomo, ariko inshuro nyinshi ari igihe baroroshya iyo utafunze umutwe baroroshya. Ikibi ni ugufunga umutwe, akorera mugenzi wacu aba ariyo nyine, iyo ufunze umutwe niho bigorana. Ntabwo usobanukirwa. So ukavuga nk'ukurikije nk'ibi byaha bitandatu ukambwira ko jihad ari buze kubisimbuka. Yari aho biragoye. Kandi buriya urabona turiya tuvido baba bagenda bakata bavuga ngo mwega ngo mwanangiye amadosiye ngo nzajya kuri RIB muzaze, akanatuka n'abantu. Biriya byose buriya bagenda bari birikodinga iyo bagufasha. Biriya uruvuga ngo buri kantu kose bajyanye muri RIB buriya kari akantu bazabikabagira. Ni ukuvuga ngo buriya baba batarabona icyo bita allegation, ikintu kigushinja cyangwa icyaha uri kuregwa. Iyo ufashe icyaha rero, iyo ugiye kuregwa, iyo babonye icyaha bakurega cyanditse mu mategeko gihari, biriya byose biza ari nka supporting document. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gitangaje abantu bahise barwara umuhenerezo. Hari uwo bita nari ubureke umva uyu nguyu, abantu bose ngo n'abagize umva uyu, reka umva uyu mu diaspora. Uyu we ngo umwana ngo we ngo yarahungabanye, ngo nubwo ngo yabiganiyeho ngo yafashe umwana, ibintu birakomeye, ngo bari kohereza ibirego bindi, ibintu birakaze. Yagize ibyago rero bimusangamo. Nk'uyu nguyu yaravuze ati njye umwana wanjye ntabwo abana bakijya ku ishuri. Iyo agize ibyago bimusangamo. Ringingi birimo bibucanye. So J Baba, nk'umuntu wakurikiye amagambo y'umuvugizi wa RIB, wowe uratanga amahirwe angahe kuri umusore ashobora kurekura? Ntabwo hari atagiye muri atakatiwe. Ndahari. Bakamurekura atakatiwe. Bakamurekura atakatiwe. Ntabwo bishoboka. Ngomba kunyura ku nkiko. Ntabwo bishoboka. Mwebwe mu kwitegereza kwanyu baraza bose bazaka. Mbwira abantu ba mbere ibi bintu byo gusakaza amashusho sinawe wenyine, iriya ekipe yabo yose bazayikatira. Urumva kubera ko batanze warning, ibintu byo gusakaza amashusho ni icyaha. Nta muntu, hari umuntu wari wabifungirwa n'umwe, nta n'umwe urabifungirwa mu buzima. Oya ntawe. Bashobora kuba aribo bagiye kuba intangarugero. Oya se. Undi muntu uzi byari kuvuga nibyo. Byari kuvuga. Nta bafungira icyo kintu. Bigiye kuba intangarugero. Bagiye bigisha mureke bino bintu bigize icyaha, bino bintu n'icyaha, bino bintu n'icyaha. Murangira kera yaje iwawe urabyibuka inshuro irenze imwe kuri space yawe yabigisha babe not urumva. Ariko
bisa nk'aho abantu babigira nka blague enough double urumva abantu basa nk'aho babigize nk'aho ari blague kubera nta muntu bwabifungirwe n'umwe nta muntu mu buzima sinekereza ko hari umuntu mu Rwanda bari bafungira kugira gusakaza hari ugusebanya hari gusakaza amashusho y'urukozasoni sinekereza ko hari umuntu wari wafungira iyo dosiye n'umwe. I don't think so. Ariko ngira ngo wenda kuko abari nka bwo bwa mbere barezwe kiriya cyaha cyangwa ari bwo bwa mbere bagiye kuburanisha biriya bintu ntago bakanyaga cyane baba wenda urugero nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri ariko bakababwira ngo nuko ari ubwa mbere nyine bibaye. Ikindi buriya aba bantu banga uko bari kuburana nkurikije uriya umuntu bita Jihad niwe muntu mu mazi abira cyane. Ninde? Jihad? Aba bantu bari kuburana. Pari raporo y'ibintu bagiye bakora bitandukanye n'ibindi bagiye babika. Jihad niwe uri mu mazi abira cyane ariko. Abo kandi Kejo rero mu rukiko abantu bagiyeyo urukumva Kejo ratireka urumva reka nkwe nk'urugero njye bamuhaye dosiye muraza mu byo kano kantu Kemeni Kejo ni ari kuri dosiye imwe na yamuna ntuza na nuriya mutibe babahaye ni file namba imwe na ntuza na ni uyu mutibe Pazo Kejo nagiye kubura navuga ati ndabasabye genda burana nonaha kandi noneho ntimumburanishe ko umuntu wakoze icyaha mwanyibesheho njyewe ndaza kumutanga buhamya. Urumva mwimbambana n'igisambo ahubwo mureke mu butanga buhamya njyewe. Siza mukumva icyo kintu. Yego. So nukuvuga ngo fata ku mavuta we nani yego ko fata ku mavuta jati. Pazo waravuga ati ngiye gutanga ubuhamya kuko ntabwo njyewe nigeze mu mfatanya cyaha ahubwo nabonye ibyo Pazo yakoze mureke kumfatanya n'igisambo. gusa buriya nuko nago 100% nshobora kuvuga yuko ari Pazo wayisohoye ariko njyewe buriya navuga ko kuko niwe nyine byose byabazwa. Inde Pazo kuko buriya no mu gutwara kwa Pazo ibi bintu ni birebire. Pazo urimo kunyumva Pazo bikavuga ko we yategetswe kubikora nande uwo muntu nawe yararezwe ariko ntabwo nshaka kuvuga amazina ye kuko ntabwo nari biramutangaza ntabwo arafata. Pazo oya Pazo agategekwa kubikora se bamufasheho imbunda oya bamushutse still icyaha kiracyari kuri Pazo. Kuko njyewe Godfather nkubwiye ngo genda unukire nuzu uriya ukamutuka ntago ari nge baza guhana bahana nyiri gukora igikorwa nk'ukuntu mujya muri kese none se mumbwire nuza bazamukatira imyaka 5 kumbonye umuntu avuze ngo hano ngo baramukatiye nibyo Jihad. Okay. Ese Kemeni niba mwakurikiye ingingo ya 34 mu igazeti ya leta mu mategeko y'u Rwanda y'ibihano iyi ngingo iki cyagihanishwa ibihe bihano muniyereze ndabaze Kemeni yo waba uzi iyi ngingo ibyaha n'ibihano karakashwi ubwo zugo nabimenya gute ahubwo hari umuntu nuko ikibazo cya TikTok kugira ngo uzajya muri DM yawe biba bigoye hari umuntu kuri live hari umuntu waronyandikiye kandi n'umunyamategeko akwandikiye kuri TikTok nagiye yazamutse se niba ari hano buriya icyo nangiye kukubwira aya ntago yaza icyo nangiye kukubwira nuko inshuro nyinshi nanjye nigeze kujya kuri riba ariko barakubwira ngo muri yunze ariko nugaruka
icyo uzaba waregewe nyine kizaza gisanga iki ngiki. Oya baravuga ati barakubwira njye nagiyeyo muri yunga cyane cyane iyo ari wowe uri mu makosa kuko wasabye imbabazi bakubwira ngo icyo uzaba waregewe icyo uzagisanga hanga kizaza gisanga iki ngiki. ndapfuye Godfather. Erega buriya uzi nk'inshuro buriya baba baragiye nka Jihad aba yaragiyeyo bakamubabarira bakamwihanangiriza bakagera gute. Numvaga Murangira yarakaye. Numvaga Murangira yarakaye kabisa. Sinzi niba nawe mwabyumvishe. Murangira numvaga kabisa afitemo nko gusezera, yabasezeranije abantu yababwiye ati murabeho ibyo nzicyo. Mungu wangu. So ariko abantu mukunda makuru, abantu mukunda kumva ibyacitse no kunda abantu bakwise bakuzura ubwo abantu igihumbi abantu ngende umucaka urambaza iki njewe nkuriye hena umva nyine nkubaze nuko nguko baba baramufatiye icyo cyaha ubwo hari abandi bamureze ibindi byaha nabyo agomba kubibarizwa rimwe. ubaje ibyo amaze kugusobanurira n'uwo bahuriye mu modoka akamusorera akanutsa warabibazwa umukobwa muto n'uwo yasuriye akanutsa araza kubiryozwa bazamukatira myinshi rero. nta bintu birakomeye ibintu nta miyaga ibirimo muri ibi bintu yarikaze urumva. Gereza nimba Imana niyo yaba ari amezi 5. Gereza nimba niyo yaba ari amezi 5 aba ari menshi bari nk'umwaka. Gute se? Gereza si yatereka agakamera kisekereza abantu bazongera kubasetsa. mwasetsaga bari kubaga abandi bantu areka. Menya uko warenganurwa n'amategeko igihe wasebejwe. Ibi ngibi ndaza kubishyiraho, ndaza kubibashyiriraho. Ndaje mbere cy'uburyo mwarenganurwa n'amategeko igihe mwasebejwe. Ibi bintu ntabwo abantu bajya byanastandinga ariko biremereye ibintu ni danger.